Meya ntiyavuganaga neza na vice meya affaires sociales na économique. Ba économique ntiyumvikana na affaires sociales. Abo bantu bakorana bate? Kandi abantu bagombye gukora as a team. Ikipe. Ikipe yari mu kibuga. Ntabwo watana ngo ukure umupira hariya ujye gutsinda igitego uhereza mugenzi wawe. Nawe akaguhereza. Nawe akagusubiza umupira. Nawe undi agasubiza undi. Kandi neza giserenza akunda kubivuga ngo akunda kuvuga the sport is kanongere mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo y'amajyaruguru iburasirazuba n'uburengerazuba bwabyo by'umwihariko abari kutwuma muri twumviriza mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu. Iyo mvuze mu mujyi wa Kigali nuko niyo kapitali nibyo umujyi wa Kigali ni nyine kapitali y'u Rwanda ni Kigali. Ata mikrofone neza ariko ukurikiyeho ni umujyi wa Musanze. Nuko ariho twicaye turi harya no bahita ngo hano nicaye aho bita kuri ngo ni bana resort in bana in resort. Yes, ni hamwe nangiye kuva amazina bitari ngombwa ko tuyashyiramo kuko ntabwo bimeze neza. Ntabwo turi kwamamaza kuko ntabwo batwishyuye. Yoreka amavuye kuko bangura akaji ndeka akaji banguriye bimeze kuri bana in resort. Yes. Mbarangira abantu ugeze ku muhanda uzamuka mu Kinigi n'undi muhanda ujya cyanika muri metero 20 tuvuga ni ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Yego. Ndamwe na Setura Janvier mwamumenye cyane nka ndanda muri film cyo cy'urukundo so ntabwo kumbe umugore wawe witwa Justine afite abagore benshi muri film cyangwa Jacqueline afite abagore benshi Adeline afite abagore benshi ariko muri abo bagore mvuze harimo nyoko harimo mama harimo nyoko nawe harimo nyoko harimo mama wawe oya harimo nyoko da nyoko ni mama wawe ni ibintu bazana mu Kinyarwanda nta mama ubaho mu Kinyarwanda ni nyoko bavuga nyoko harimo nyoko ugiye ku mama wabere ya mama cyangwa umubye oya ugiye ku mama wabere ya nyoko uvuze ko muri abo bagore batatu uvuze harimo nyoko avuga umubyeyi ukubyara. Ntabwo twarikanaga kuri kamera by'umwihariko ubuzima buhagaze bute muri Musanze? Nta kibazo dufite ubuzima buhagaze bute muri Musanze? Muri Musanze nta kibazo amahumbezi ni yose imvura imaze iminsi itari kugwa ariko nta kibazo tuba dufite. Wamenye ko turebe baravuga ngo bamerewe nabi kubera izuba ariko mu majyaruguru nta kibazo dufite iwacu. Wamenye ko turi muri periode ya plantation gutera ibiti niko bimeze hano twarabitewe umujyi wa Musanze. Yakuba guverineri turi muri press conference yatubwiye ngo tuzatera ibiti miliyoni 500 hano mu karere ka Musanze kandi tumaze gutera ngo miliyoni hafi 4,400. Turacyari kwigana tutarinjira mu kiganiro ubona haburi kivuga ngo tugire icyo bita forest plantation cyangwa forest accreditation turadushama two mu mujyi abantu bicaramo bakaruhuka ukavuga ngo ugeze nibyo turi muri press conference nakubwiraga. Hari umunyamakuru mugenzi wanjye wakibajije two Kwizera Green Africa Lobby Kwizera Lobby kibajije ninde Juvenalis twitare bakibajije guverineri ati umujyi wa Musanze utagira ibiti. Ndabyibutse muri terme y'abakanyamacama bavuga ngo ni forest creation ntago mbizi ariko icyo kibazo yari kibajije gavana mwemera ko bafite umuhigo wa miliyoni 5,000 miliyoni 5,000 by'ibiti kandi bakaba bamaze gutera birenze miliyoni 1 n'igice bizamuye hejuru kandi ngo bizakomeza. Ubona Musanze mwiteze ikirere cyo twitezeze Musanze ni byinshi kabisa. Twabonye amanyubako inzu zizamuka nyakwa Perezida wa Repubulika nta mwanga n'umwe ushobora kurangira atageze muri karere ka Musanze. Kandi hari uturata yataje kwita ingagi yatagezemo yaje ataje kwita ingagi abaje gusora abaturage. Ako kantu uvuze gasubiremo nta mwaka ushobora gushira nyakwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atageze mu karere ka Musanze. Ni ku munota wakangaye ako kantu kanyibutse nta na rimwe nyakwa Perezida wa Repubulika ashobora kurangiza umwaka atageze mu karere ka Musanze. Zangororo se na Zaburera niko Ngororo na Burera agerayo nk'inyongeza sinjya numva rwose yagenga abanyangoro batubabarira ariko byibuze baze kudufasha. Komeza guhamagara mana imitangire mibi ya service Kayonza ati nibyo bazi hari abantu ikoraho nyine ko njye nkurikije ikiganiro numvise kuri BBC
ngacyumva no katujye mu nkuru yimbitse Mm. uko wabibonye no kwabyakiye byari bimeze gute uko nabyumvise aho uko nabyumvise cyangwa njye ni kubara inkuru yego ntabwo ndi kuvuga kuri BBC ntabwo ari ibintu njye nihagarariye yego nayumvise kuri BBC numvise no kuri Radio Rwanda Gentil Deo Ntirenganya babivugaho mu gitondo na mugenzi we ko Nyirakunda Xavera yahamagaye perezida wa njyanama cyangwa se president ko ni umudamu witwa Dorine Basime Karimba. Nyirakunda Xavera amubaza ngo abo bayobozi begujwe nka perezida wa njyanama mwabeguje kubera iki? Yasubije ngo begujwe kubera gutanga serivisi mbi. Icyo ni kimwe cya serivisi twe tumaze kuva mu kanya. Ati cya kabiri twabegurije ati amapfa ari mu karere k'Iburasirazuba ariko nkeka ko nanjye kirajyo ntabwo nacyumvise neza. None se meya n'ugusha imvura visi meya se n'ugusha imvura nta nubwo amapfa ari ahantu hanze kiracyo ntabwo no mu majyaruguru wasanga hari abashonje kiracyo rwose ngewe n'umucamanza ntakibahanaguraho amapfa iyo imvura itaguye ni nese meya gusha imvura cya visi meya kiracyo rwose bakibakureho. yego icya gatatu yavuze guhangana ubwabo kutumvikana no kudahuza ubwo ngo meya ntiyavuganaga neza na visi meya affaires sociales na économique ba économique ntiyumvikana na affaires sociales abo bantu bakorana bate kandi abantu bagombye gukora as a team ikipe ikipe iri mu kibuga ntabwo watana ngo ukure umupira hariya ujye gutsinda igitego uhereza mugenzi wawe nawe akaguhereza nawe akagusubiza umupira nawe undi agasubiza undi kandi neza Excellence akunda kubivuga ngo akunda kuvuga the sport is a teacher is a team. Ni kimwe no kuyobora akarere rero niba rero uyobora akarere utumvikana visi meya utubikana na meya nandi n'abatekinisiye banyu ntabwo bakumvikana. Ubona akarere kaba kariwe n'abantu batatu harimo abagabo babiri cyangwa umugore umwe cyangwa abagore babiri cyangwa umugabo umwe ibi bintu by'ubona ni uburinganire ariko ibyo bavuga 30%. Nta karere kagombye kuyoborwa n'abagabo batatu gusa cyangwa se ukayoborwa n'abagore gusa hagomba kubonekamo jende. Ni nacyo cyiza leta y'u Rwanda ifite imiyoborere myiza yimirije imbere cyangwa se ikomeza kwimiriza imbere cyangwa yimakaza ko byibuze mu nzego ahantu hari abagabo batatu habonekamo umugore umwe yaba abigenga n'amakoperative na za companies zitandukanye niba arimo abayobozi abagabo babonekemo ajyemo n'abagore ko nabo bahawe ijambo barashoboye kandi abizi barashoboye warize diplome wafashe nta mugore waje imbere yawe abanyana n'abagwande takuba ntabwo nigeze mbuha kabiri mu ishuri aho ndatsinzwe ariko njye ndemera ko ari umugore ushobora kuba twariganya akansumbya ndabyemera ariko gugu niba atabyemera reka tumwihorere. Icyo bivuze rero ni iki? Oya njye nize ndi wa mbere sawa kuva kuri bukari primaire yanjye nawe wa mbere primaire secondaire wa mbere nsoza primaire secondaire wize nize Kibisabo mpasoza ndi wa mbere kumbe ko Kibisabo mbivuge Nshimimana Jado mpasoza ndi wa mbere trokome kaminuza bangora kwiga superieur aho nize kaminuza mpasoza ndi wa mbere njya Kitabi mpasoza ndi wa mbere ahantu hose none se ibyo bita graduation muri graduation bakazanamo grande distinction na distinction na satisfaction diplome yanditseho ngo iki grande distinction oya urabeshya ngira ndayifite oya Google akuziko nikizami cyakazi umva ngumbira umuntu wakimpaye ngwino sha kamerama wamaye ibiganza ikizami cyakazi yensi nikizami cyakazi reka tubireke reka manze kubyana ntabwo twaje mu manota reka manze bikubwira cyo nkubonamo nakoze karongi oya nye nkubonamo ubuso ntabwo waba mbere mu kigo rwose ntabwo byakunda icyo nazatuma ngusaba ko tujya kwigana icyamamare reka tukakomeza rero nkubwire bari abayobozi bo muri Kayonza icyo bazize i Buganza kudakorana neza as a team
uvuga ngo visi mena na mena ntago bumvikanaga cyo ni perezida wa njyanama yavuze Dorini Basime Kalimba nabyumvise kuri BBC no kuri Radio Rwanda nabyumvise avuga ati nicyo twabegurije ubundi wumvaga ngo meya ngo bamweguje visi meya yegujwe timu yose timu batatu byabayeho tuberuka ryari niba wibuka neza byagiye bibaho mu myaka 3 ishize tuberuka Karongi Nyamasheke Karongi urabeshya Nyamasheke Birengerazuba bose bagendera rimwe na Musanze byabaye ntabwo ari Musanze byabayeho twatashe witwa Habyarimana Jean Damascene na Axel Kamanzi na Endru none mbwira ahandi beguje n'impunzi yose oya ahandi ni reka makubwire nabyo ni Rutsiro aho beguje nose si Burengerazuba aho beguje muri Katete Trifoze na njyanama yo sinyobozi na njyanama uyu meya wa Rubavu niwe wese bakura muri Minaroke ajya kuyobora akarere nta njyanama agira ibi bivuze iki rero kuri wowe no muri Musanze bazanye witwa Hamisi naturutse muri Minaroke bose bavuye hari batatu nabaza hano bati niba His Excellency wabikoze niba ari Lariga muri presidence Lariga ni iki Lariga ni cyo cy'igihugu gishinzwe abakozi n'umurimo iki Lariga ni ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali nicyo gitanga ibizamini by'akazi nyine ni ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali ariko wari ubizi ko ari cyo gitanga akazi abakozi bacyo tukana ku musozo kuko abakozi bose nyine babaje mu turere no mu mujyi wa Kigali tukana ku musozo reka nsoze nyine nkubwira ni abo bantu baraje bayobora akarere barakazunguza amezi atararangira turatora tubona abandi bayobozi kandi bagenda serivisi zitanzwe turugaruka kuri serivisi His Excellency mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru kuri 27 yego yaravuze ati nari nkirimo mujye umuturage nahabwe serivisi ntihagire umuturage ugura serivisi kuki abaturage batugurisha serivisi ariko ngurugero tushobora kujya ku murenge ugiye kwandikisha umwana wavutse ako kantu ngakeneye ngo bamwandike adatanze ejo heza 2018 nyakuba His Excellency watubabariye ukatubwirira aba bayobozi kwandikisha umwana ni ngombwa n'itegeko setora arabumenye ariko kukibanga kumwandika gusibisha umuntu witabye Imana ntibashobora kumusiba mu gitabo kugira ngo amaze gutanga ejo heza kwifotoza ngo uhabwe indangamuntu ntabwo bishoboka urabanze iyo ni serivisi none se niba ejo heza ni ukwizigamira ku bushake ntabwo ari itegeko nta tegeko ryasohotse rivuga ko ejo heza ari itegeko kubera inzo gusaba serivisi bakabanza kurusha ejo heza nyakubahwa perezida wa repubulika banyakubahwa abayobozi mukomeye muri hejuru uburatakambye abaturage oya ngende kubavugira ngende umunyamakuru murenganura abaturage bajye baba serivisi nziza ku murenge ku kagari no ku mudugudu batabanje kubaca ejo heza ndi umwe mu bayobozi mu mudugudu ushinzwe iki nshinzwe amakuru mu mudugudu ba muri komite ariko njya mbibwira gitifu w'akagari wambabariye ko umuturage mu serivisi arayikeneye niba kwandikisha umwana ngo nabanza atange ejo heza ejo heza ntabwo ari itegeko iyo serivisi bimutanga iri mu mihigo niyiraba iyo kuki ubihigaze umuntu ahiga ibyo ashoboye gukora ntabwo uzabihiga udashoboye kubikora mwese n'ubihiga udashoboye kubikora uzabikure ku baturage ngo bazaguha amafaranga kutangiye kurwanya gahunda za leta oya ntabwo nyirwanya ejo heza ndayemera ni ukwizigamira yego ni ukwizigamira kutangiye kurwanya gahunda za leta oya nyine ibintu bere kujya babivanga please umva neza wowe mbaza undeba kandi nanjye ngusubize ejo heza ntabwo ari itegeko cyo si kimwe kwandikisha umwana ni itegeko ubwo ikibanza ni iki no kwandikisha umwana none se nyine none ko bakumwandika se ko nabanza yishe ejo heza byabaye ufite ingero ngenuye mu Cyuve umurenge wa Cyuve akagari ka Rwebeya no ku murenge nzakujyaneyo mu kagari Rwebeya oya namuza nandi woze nabo n'umunyamakuru unye gusaba serivisi sinjya burera se sinjya Nyabihuse
muri burengerazuba abaturage baratakamba bati nta serivisi baguha utabanze kwishyura ejo heza